Muraho neza turagarutse rero nyuma y'uko dukoze ikiganiro cyiza cyane kivuga ku musitari wacu Kagarara. Mm. Hari uwari watangaje ngo buriya rero ngo Imana ngo ubwo yazamutse cyane yiruka ngo Imana igiye guhita imukubita angana apfe. Urumva yarabihereye ngo kuri Dorimbogo akabanza akavuga ibya Dorimbogo, akavuga ngo imyuka ikorera mu basitari, ariko ikintu cy'imyuka ubundi kiba ari igiki. Ibyo twakoze ikiganiro kijyanye n'ibyo, ariko nyuma yo kugikora abantu bahise bambaza bati amahitamo yacu, ibintu by'amahitamo bimeze bite? Ariko bageze ku mahitamo bamaze kumbaza kubaho ubuzima buhindutse, umuntu wari usanzwe akaba umusitari cyangwa akaba umuntu ukomeye cyangwa wiyubashye. Tugiye rero kuvuga ku bijyanye no kubaho ubuzima buhindutse, kubaho ubuzima buhindutse, kubaho ubuzima buhindutse. Ariko mbere na mbere ko wumva kubaho ubuzima buhindutse ugomba kwibaza uti ese mbere y'uko mpindura ubuzima ubwo ndimo kubaho n'ubwanjye? Uzi ko hari abantu bavuka bakanda basaza batarabaho. Ibyo ngibyo tubibona muri counseling, aho usanga abantu wenda bashaje cyangwa bafite indwara zidakira, bamwe baba bafite agahinda, akakumva umusubije ubuzima. Abenshi bakubwira ko ubasubije ubuzima harimo kuvuga ati ntabwo nakiruka ku mafaranga, ntabwo nakiruka ku cyubahiro, ahubwo ubona harimo kuganisha akubwira ati ngewe ubundi nari naritakaje, nubwo nabonaga ndi umuyobozi, nubwo nabonaga ameze gutya, ndi umuntu ufite izina rini, ariko ririya zina ryari umwambaro gusa, ngewe w'imbere ntabwo ariko nari meze. Aho rero hatuganishije kugira ngo twumve kuko ubuzima bundi ashaka guhindura yabagaho ubuzima bwe, kugira ngo ahantu hose tuhinjire. Urumva twagiye kure cyane, ariko kuhajya nuko uriya mufilozofi wacu Spinoza tuba tuvuga, yatubwiye ngo niturebe ibibazo dufite, niturebe iminezero tugira, ntituzashake ngo hari amadayimoni aba ari inyuma, ngo hari imyuka mibi, hari iki, ngo ahubwo turi muri angrenage ni ibintu bicomekanye. Ibihe bicomekanye ibyifuzo byacu, constitution ya biology yacu, culture tuba turimo, aho duherereye tutahisemo. Tuvuge niba uri umunyafurika ntabwo warabihisemo, niba uri umunyarwanda ntabwo warabihisemo, niba uri muremure cyangwa mugufi ntabwo wabihisemo, niba uri inzobe cyangwa utari inzobe ntabwo ibyo bintu wabihisemo, kandi ubana nabyo. Ibyemezo byinshi ufata ubishingira ku bintu utahisemo. Noneho reba ibyo bintu utahisemo, niba utaranabyakira, ni ukuvuga ibyemezo byose ufata ukabishingira ku musingi urwana nawo, niho hantu rero Spinoza yavuze ati umubiri na roho ni ikintu kimwe, nta kintu gishobora kukubaho mu mubiri unaza uvuga ngo ariko roho yanjye yirakeye nta kibazo, ikintu ntabwo kirimo kwafekita roho yanjye. Ibyo bintu agahuza na Dr. John Dispenza ni umuntu nawe werekanye imbaraga z'ibitekerezo, akavuga ati ibitekerezo byacu bishepinga reality turimo, bitugenera ubuzima tubamo, atari mu buryo bwo hanze yacu, ahubwo no mu mubiri ubwawo. Yakoze agisida atembera mu mugongo, amagufwa agera kuri 6 y'uruti rw'umugongo arangirika. Bamubwira yuko bagomba gukora operasiyo, kandi nabwo nubwo bayikora igishoboka ari ukuguma muri koma, akazabaho ari umuntu udashobora guhaguruka ngo agende.
ariko we nta kindi kintu yakoze, ubutabazi bwo hanze ntabwo bwashobokaga, ntabwo yahise acika intege cyangwa ngo asenge avuge ngo Imana izankiza. Nubwo ibyo bitangaza bibaho no mu basenga, hari abasenga bagize ibibazo nk'ibyo bazamura kwizera bagakira biciye mu isengesho bitagendeye ku idini n'iri. Ubuhamya ni bwinshi ushobora kuba ubufite, niyo mpamvu ntiriwe mbikubwira, ariko twe turabuzi mu madini atandukanye ibyo bintu biraba kandi na Spinoza arabizi ko ibyo bintu bibaho, na John Dispenza arabizi ko ibyo bibaho. Ariko noneho we yagiye ibyo bintu bikorera mu madini yabikoze atagendeye ku idini, avuga ati umubiri wanjye ufite gutanga amakuru atuma twivura, cyangwa imibiri yacu itanga amakuru atuma twivura, imibiri yacu itanga amakuru atuma twivura, cyane cyane ko no mu buryo busanzwe hari indwara nyinshi zo bita psychosomatique, umuntu akarwara igifu, akarwara amakanseri, ariko aturutse ku cyo bita amakuru agenda aha umubiri we, amakuru agenda aha umubiri we. John Dispenza rero byaje kugera igihe amara amezi angahe, ni 9 sinibuka umuntu yashaka, ariko aza guhaguruka ari mu buzima, asubira mu buzima busanzwe. Yagiye avura n'abantu benshi, agakora amakonferensi menshi abigisha kugarukira umubiri no kugarukira ubwonko, afite kumva ibitekerezo byawe no gukora za meditation ukimenya ukitahura. Aho hantu ntabwo tuhatinda cyane, ariko kuko twavuze amahitamo no guhindura ubuzima, tugiye kusobanura tuti iyo uhisemo ninde uba uhisemo muri wowe. Urugero, ugiye muri hoteli utumije ikawa urayinyweye, cyangwa utumije ji, undi ahisemo inzoga iyi n'iyi, arabifasha. Iyo ukoze ibintu nk'ibyo ninde uba ufashe uwo mwanzuro? Ese ntabwo twirirwa tujya muri Satani n'Imana? Ese umurokore watumyeho fanta niwe wahisemo afatanyije n'Imana, naho undi muntu wahisemo ibintu bisindisha bigahita bimwemeza, we yafatanyije na Satani? Ibintu nk'ibyo ninde uba uhisemo? Tugiye kwerekana rero, ubundi Spinoza we yavuze ku mahitamo ya muntu, aravuga ati twebwe, niho andi yavuze ngo nta free will ibaho. Yerekana ko abantu nk'abo iyo bakoze amahitamo, kuko ugenda ugafata ikawa cyangwa juice ubizi ko ariyo uhisemo, uzi izina ryayo, uzi test yayo, wumva n'ukuntu ikumerera mu nda, wowe ugahita uyifata ukayinywa. Avuga ati njye nafashe aya mahitamo, ariko ayo mahitamo ntabwo uba uyahisemo wenyine. Ahanini ushobora guhitamo ya kawa ukurikiranye design y'ibikoresho bayiguheraho, ukurikize advertisement, ukurikize abandi bantu bafata ikawa urwego barimo, ukurikije urwego barimo, n'undi ufatamo ugira andi mahitamo. Ubwo byibuza turebye ku bibi inyuma yawe, ukuntu ibintu byo hanze bikwenfluencing, ugafata icyemezo iki n'iki. Mu yandi magambo, amahitamo dufata ntabwo ari ayacu gusa, ntabwo ari ayacu gusa, tuba dukurikirana ibintu byinshi. Turetse urwo rugero rwo muri hoteli, no mu byemezo bikomeye, iyo ugiye mu ishuri bakakwigisha, ukajya mu rusengero bakakwigisha, ukajya muri gurupe n'iyi bakakwigisha, ukamaramo igihe wiga imyaka ingana, ntabwo ari ukuguha amakuru gusa. Amakuru ubonye aba ahindura ubwonko bwawe ukuntu buteye. Niyo mpamvu guhinduka ntabwo ari ukuguha andi makuru gusa, ahubwo ni ukuguha amakuru mu buryo bishobora kuwayaringa, to rewire your brain igahindura structure, ubwonko bugahindura structure. Ni ukuvuga nka Spinoza yerekanye yuko igitekerezo ufashe
niba umuntu aguhaye training akaguha amahugurwa gutya yo mu magambo ukayumva ibyo bintu bihindura n'ubwonko bwawe ukuntu bimeze, ntabwo bibera ngo muri roho gusa, bihindura ubwonko bwawe uko umeze. Ubwo rero tumaze kwerekana yuko amahitamo umuntu afata ntabwo ayafata wenyine, n'ibintu tugenda tujoyininga, hari igihe ujoyininga timu ni gurupe ni ari ukugira ngo wenda ushimishe mwarimu wawe wajyaga guha indangagaciro izi n'izo, cyangwa umubyeyi wawe cyangwa mukuru wawe cyangwa mushiki wawe, ahantu wakuriye influence zo mu bwana bwawe, wowe wajya ufata imyanzuro ukagira ngo ukagenda ukayiyubahiramo ukumva wiyubashye nafashe umwanzuro ino, ariko mu by'ukuri hari porogaramu urimo kugenda ukurikiza abaguhaye. Niyo mpamvu Spinoza akubwira ati freedom y'umuntu imeze nk'iki, imeze nk'uko wafata ibuye ukaritembagaza ku musozi. Igihe ritembagara ku musozi rishobora kugenda rivuga ati uri high conscience, ryagenda rivuga ngo umuntu duhura natava mu nzira ndamurangiza, njye nta mikino mfite. Ryakidunda rikagenda ryidunda kuko rizi kiri bukurikireho igishobora kuba, rigira ngo niyo yagihisemo. Mu yandi magambo, twebwe duhitamo ibintu ibyo dushatse, ariko amahitamo yo ntabwo tuyahitamo. Icyo kintu uracyumva, ushobora guhitamo koko ibyo ushatse, mu yandi magambo uhitamo ibyo wumva uri buhitemo. Bashobora kuguha ibintu bibiri cyangwa bitatu ugahitamo icyo ushatse, ukumva kuri free muri ayo mahitamo, ariko igituma uhisemo, igituma icyagusunitse ni za influence zose twavugaga. Ubu rero tugiye kuvuga ku bijyanye no guhindura ubuzima, tumaze kubona amahitamo. Iyo umaze guhindura ubuzima, dufata umuntu, ushobora kubona umuntu usanzwe, urabona hano biragaragara ko hameze neza, hano hondi hameze neza, ariko ubwaho ni mu giturage. Abantu bo mu giturage baba bafite uburyo babayeho, wenda bibereye mu buhinzi, mu bworozi, icyo wumvise ni drone. Ariko noneho mu buhinzi ibintu nk'ibyo, ufashe nk'umuntu wiberaga mu buhinzi atajya acuruza, ugahita umutereka ahantu mu iduka ukamuha amafaranga yo kuranguza n'iyi, uwo muntu ntabwo aba ahinduye ubuzima, azaba ari wa muhinzi wateretse mu iduka gusa, usibye ibimukikije. Ntabwo wahita uvuga ngo abaye businessman, ntabwo ari byo. Ufashe umuntu wayoborwaga gusa ari ndiyo bwana, ugahita umuha abantu bamujya inyuma, tubona abantu bayobore, wambariye imyenda, wambara iki, ugende muri iyi modoka, na still ntabwo aragera hahantu, kuko bisaba rewiring. Noneho ukuntu ubwonko bwacu bukora, bukunda security, ubwonko bukunda security. Niyo mpamvu niba warakuriye nko muri famiye idakunda ko utanga ibitekerezo byawe, warakuriye mu mashuri badakunda ko utanga ibitekerezo byawe, nujya kuvuga oya, umuntu aguporopoje ikintu ukajya kuvuga oya, kuvuga ngo kino sinkisaka, ntabwo nyumva, ubwonko buzahita bugira gute, buzakugarura muri ya mindset wakuriyemo, bukwibutse stress wagiraga igihe babaga barimo kuguhana yuko utahise wumvira. Noneho nibugushyira muri iyo situation kandi warayivuyemo kera, utangire uyitinye, ahubwo uhita uvuga yego, uyoboke nk'ibintu. Niyo mpamvu abanditsi benshi, nk'igitabo twavuzeho cya Robert Merle avuga ngo la mort est mon métier, ngo kwica niwo mwuga wanjye. Niyo usanga abantu bari basanzwe babagira neza, bashaka gufasha abantu, bita kuri famiye zabo, ariko usanga mu bihe by'intambara bakoze ibintu bibi cyane, ukibaza biti bya bintu bishobora gute. Habaho icyo bita, nubwo kigira impande nyinshi, ariko cyo bita psychological cognitive
wacyita gute, ni ukuntu mu buryo bwa cognitive what, turakibuka ntabwo tuba twakanditse ariko ni ijambo rivuga gutandukana, ijambo ubwaryo rya terme ntabwo rihise riza, ariko mu buryo bwa cognitive ni ukuntu ubwonko bwawe bwigabanyamo kabiri, imyumvire yawe yigabanyamo kabiri, ugasanga nutaha ufite ubuzima bwawe, nujya muri society ufite ubundi buzima bwawe, ukigabanyamo kabiri, ukaba wakita ku muryango wawe, ukita ku bana bawe, ariko ibyo society yagusaba ugatuma wakitwara ukundi cyane, wakitwara ukundi cyane. Niyo mpamvu wabonaga nk'uwo mugabo uri mu gitabo cya Robert Mengele, ni umugabo wakoze ubwicanyi bukomeye cyane mu gihe cya jenoside yakorewe abayahudi, yari umunazi, ariko iwabo yitwaraga neza cyane, ari père de famille, umugabo ukunda umugore we, ukunda abana, yakundaga imirimo ye, ariko baje kumwanariza basanga uburyo yatinyaga se yaramubwiraga ati ntugakore ikosa ndetse uzabe n'umupadiri kugira ngo uzajye uhanagura ibyaha byanjye, misa zawe zizajye zikuraho ibyaha byanjye. N'abamusunikiye rero kuba umunazi basanze uburyo yitwara muri sosiyete, bahita bamurokirita aba umuntu ukomeye, urumva hazamo icyo kintu cyo kugabanya mu mutwe wawe. Okay, twari tubigendeyeho ku kirere, twavugaga guhindura ubuzima. Kugira ngo uhindure ubuzima bisaba ko hari mindset ihinduka. Ku byamamare rero bizamuwe cyangwa bigize akantu k'amahirwe mato azamuwe, hari igihe bimwe bihita bisubira hasi, ugasanga umuntu aratse ahita azima. Ni ukubera iki? Hari igihe rewiring iba itarabaye, wenda yaraturutse muri famiye akavuga ati iwacu bose nta muntu ujya utera imbere, ayo mahirwe rero ababonye aza agakubitana na bya bitekerezo, nubwo honda ahora avuga ati njye ndi umuhasira ndakora cyane, azakora cyane, ariko usange akora autosabotage, ni ukuvuga ubwe ashaka akantu acomekamo kugira ngo ubwonko bumuhe wa mutuzo utangwa no kugira gute, kudahindura porogaramu. Ariko iyo wemeye ukababara ugahindura porogaramu, nibwo ushobora guhinduka. Ntago impinduka ziza kuko sosiyete cyangwa hanze hashyizeho condition zo guhinduka, wowe ushobora kuziprofita, ariko hari wabanje gukuramo abanzi b'imbere, kuko abanzi b'imbere ni naho baha amahirwe ab'inyuma. Urugero, niba hari abantu bakwifuriza nabi, bakuvuma, bakurwanya, utagira ngo ibyo bintu, iyo mivumo ikugeraho, ariko iyo nawe ukomeje kugira gute, kuyivalidatinga, ukagendana nayo, ukayemera, iragufata nyine, iragufata, kuko ni fréquence en fait, ni fréquence baba bakoherereje, nta satani baba bakoherereje, nta mahembe yandi, ariko bakuvugiyeho amagambo mabi, ibyo bintu byose biba bishobora kukwafekta, bakugushyira kuri fréquence yo hasi, nawe koko umanuka kuri fréquence yo hasi. Ni ukuvuga hari ikintu Dr. John Dispenza avuga ngo aho attention yawe iri ni naho energy yawe ijya. Where is your attention, your energy will be there. Là où se trouve ton attention sera aussi ton énergie. Urumva aho attention yawe iri, ni ukuvuga attention yawe ibikurwanya byo hanze, tuvuge nk'abandi bahanuriye umuntu ati nawe uzapfa bizagenda gute, hagiye no cyokoza avuga ati yewe aho nageze narahageze birahagije, n'ubundi wacu ntabwo tujya twacivinga ibintu bikomeye, naha bizarangirira. Iyo agendeye muri ibyo bintu rero ashobora no gupfa cyangwa gukomeza guhomba, ariko iyo yavuze nk'igitekerezo cyavuye mu mugabo witwa Dawidi yaravuze ati
dore ibintu bimbayeho nari umushumba, ariko none barantoye mbaye umuntu ukomeye, ntangiye gukomera. Niba ntangiye gukomera gutya rero ntabwo nzakenyuka, ahubwo sinzapfa nzarama kugira abantu mbabwire ibintu Uwiteka yankoreye. Urumva, niyo ubwabyo nta bataravuganye n'Uwiteka nk'aho yaba aba ahantu mu ijoro, ariko iyo mindset yonyine ihita imugira umuntu ukomeye, umuntu uzaramba, nk'uko koko biriya byagiye bimubaho bikayobora ubuzima bwe. Murakoze cyane. Ni Peter Claver Rurangwa. Ibiganiro byacu niyo waba utwumvise bwa mbere uhita wumva ko ari ibintu by'ubwenge, kandi by'ubwenge ntabwo biba bigenewe abantu bake, abantu ngo bize ibintu byinshi. Twagize uwo mwanya, ariko niyo waba utarawugize ariko wumva runo rurimi tuvuga, usanga ibyo turi kuvuga ari ibintu bisanzwe, bikereka yuko Imana utayishakira ahantu kure, Imana utayishakira mu bikunezeza gusa, ahubwo mu byo wakita imibabaro, kuko urimo gufesinga ubuzima uko bungana. Tukwigisha filozofi y'umunezero itandukanye no kwinjoyinga gusa ubuzima, ahubwo gufata ubuzima dans sa globalité, mu buzima holistically, mu buryo bwuzuye. Wamara kubifata mu buryo bwuzuye ukagera ku cyo Spinoza yavugaga ati laetitia, cyangwa ari rwo rubuto. Laetitia ni umunezero. Hari abantu bitwa ba Laetitia, ba munezero. Laetitia, umunezero, ujya muri joy, happiness, biturutse kuki? Ku cyo bita kumenya ubwenge bishingiye kumenya Imana bishingiye ku bwenge, byo bise amor intellectualiste, kuko yacyanditse mu Kilatini, bivuga ngo the intellectual love of God. Urukundo rw'Imana rushingiye ku bwenge, ni ukugira ngo ruhita rwizana umunezero wizana ari uko wakiriye ubuzima uko buri. Uzakomeza ukore cyane, ariko atari kugira ngo urwanye kamere y'ibiriho, atari kugira ngo ushimwe n'Imana izaguhembe, cyangwa urwanye Satani. Nta kikurimo gishingiye kuri Satani, nta kikurimo gishingiye ku Mana iba hanze, ahubwo kikurimo cyose hari ikintu cyerekana kuri kamere Mana ariyo itugize. Mu yandi magambo, ntitwirwanye, ntiturwanye abandi, kuko ikiriho cyose ni idirishya rigaragaza, cyangwa irembo rigaragaza ubumana buba hose no muri byose na bose. Murakoze.